Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ikaze muri amakuru n'impinduka zikomeye cyane zimaze kuba mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse kandi n'andi makuru menshi atandukanye akomeje kugenda avugwa mu buryo bw'incamake ndibuze kubabwira yuko muri aya makuru akomeje kugenda avugwa ariko ndaje ndahera ku nkuru ijyanye n'impinduka zimaze kuba mu gisirikare cy'u Rwanda ariko ndaza no kubabwira yuko Minisitiri Nduhungirehe yakebuye abishongora ku bindi bihugu rero bishimira ibyo u Rwanda rwagezeho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba ari mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yakebuye abanyarwanda bishongora ku bandi banyafurika mu gihe bishimira ibyo u Rwanda rumaze kugeraho. Mu yandi makuru mu buryo bw'incamake ndaza kubabwira yuko Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union Joao Lourenço yasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gutangira vuba ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Tariki ya 14 Ukuboza 2025 Perezida Lourenço yashyikiriye inshuro eshatu mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi bemeranya ko ibiganiro bihuza abanyekongo ari byakemura ibibazo biri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bihereye mu mizi. Hanyuma muri aya makuru kandi ndaza kubabwira ko iyitwa Board of Peace ya Bwana Trump ikomeje gukangaranya abantu benshi. Ibihugu bibiri gusa byo ku mugabane w'Uburayi nibyo byemeye kujya muri Board of Peace, urwego rushya rugamije amahoro ku isi. Ibyo ni Hongria ndetse na Bulgaria, ibindi byose byanze kurujyamo bivuga ko rushobora kubangamira umuryango w'abibumbye. Hanyuma kandi ndaza no guca no mu gihugu cya Cote d'Ivoire mbabwire ko murumuna wa Alassane Dramane Ouattara yagizwe minisitiri w'intebe wungirije. Hanyuma kandi turaza no guca mu gihugu cya South Africa babwire ko umukobwa wa Mandela yatsinze urubanza rwo kugurisha imitungo ya se. Ikaze rero muri aya makuru reka duhere ku mpinduka zikomeye cyane zabaye mu gisirikare cy'u Rwanda mbabwira ko Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF yagize Brigadier General Geoffrey Gasana umupilote wihariye wa perezida. Imirimo rero azajya afatanya no kuba umujyanama wa Minisitiri w'Ingabo mu bijyanye n'imikorere y'umutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. N'inshingano zatanzwe mu ijoro ryo ku 24 Mutarama n'ishyira ku 25 Mutarama, aho undi wahawe inshingano ari Colonel Dan Gatsinzi wagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere ushinzwe ibikorwa. Brigadier General Geoffrey Gasana wagizwe umupilote wa Perezida wa Repubulika asanzwe n'ubundi atwara indege. Inshingano yahawe ntizari zisanzwe ndetse mu gihe kandi cya vuba n'ubwa mbere hatangajwe umupilote wa Perezida wa Repubulika. Muri 2023 Brigadier General Gasana Geoffrey wari ufite ipeti rya Colonel nibwo yazamuwe mu ntera ahabwa irya Brigadier General. Icyo gihe kandi yari umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere. Ni mu gihe Gatsinzi we yahawe ipeti rya Colonel muri 2024 avuye ku rya Lieutenant Colonel muri 2025. Colonel Dan Gatsinzi niwe wabaye umunyeshuri wahize abandi mu basirikare bari barangije amasomo mu ishuri kuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama. Muri 2021 Colonel Gatsinzi yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu mutwe w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Hanyuma rero izo ni impinduka zitunguranye rwose zabaye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Hanyuma reka mbabwire ko uwitwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Jean Patrick akaba yakebuye abishongora ku bindi bihugu bishimira ibyo u Rwanda rwagezeho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakebuye abanyarwanda bishongora ku bandi banyafurika mu gihe bishimira ibyo u Rwanda rwagezeho. Yatanze ubutumwa kuri 24 Mutarama 2026 nyuma yaho umuvugizi wa Kaminuza y'u Rwanda Ignatius Kabagambe agaragarije ku mbuga nkoranyambaga ko uburyo Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Paula Ingabire asobanura intambwe u Rwanda rwateye butandukanye n'ubwa mugenzi we wo mu gihugu cya Uganda. Kabagambe yagize ati ba minisitiri babiri b'ikoranabuhanga bo mu karere kamwe bavuga inkuru ebyiri zitandukanye cyane. Umwe avugana icyizere cya guverinoma ati yamuhaye ubushobozi, undi agaragaza imyumvire Afurika igomba kandi kurenga yo gutegereza ibisubizo biturutse ahandi mu myaka 10. U Rwanda kandi niruba ruri hejuru ati ibindi bihugu ntibizaba kubw'amahirwe ati bizaba byarateguwe. Igitekerezo cya Kabagambe cyashingiraga ku ijambo rya Minisitiri Ingabire ubwo yari mu nama mpuzamahanga y'ubukungu yabereye Davos mu Suisse, aho yasobanuraga uko ikoranabuhanga
nk'ubwenge buhangano artificial intelligence rikoreshwa mu nzego zirimo ubuvuzi. Minisitiri Nduhungirehe yatanze igitekerezo kuri ubu butumwa bwa Ignatius Kabagambe avuga ko ubumwe bwa Afurika buhera mu kwiyoroshya ndetse no kubaha ibyo abantu batandukaniyeho, cyane ko buri gihugu cya Afurika gifite amateka yacyo, ibyo cyagezeho n'imbogamizi cyahuye nazo. Ati rero dukwiye kwishimira ibyo twagezeho dukemura ibyo kandi twagaragajemo intege nke, mu gihe kandi twigira kuri abo baturanyi bacu nta bwirasi cyangwa se kwiyemera, kandi u Rwanda rukiri mu nzira y'amajyambere. Ati rwungukira byinshi ati mu gusangira ubunararibonye n'ibindi bihugu bigize African Union, twubaka Afurika twifuza nk'uko yagiye abivuga. Yagize ati Pan-Africanism starts with humility and respect for African countries in their diversity. Every nation on this continent has its own history, success, and challenges. We should then celebrate our respective achievements, address our weakness, while learning from those. Hanyuma abenshi rero banyuzwe n'ubutumwa bwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, bagaragaza ko bagenzi babo baba bakwiye kwirinda amagambo cyangwa se imyitwarire yasubiza inyuma umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu cyane cyane bituranye. Kabagambe yashimiye Minisitiri Nduhungirehe kubwo kumukebura, agaragaza ko yize ko kwiyoroshya, diplomasi ndetse no guhuza intego ari byo bikenewe cyane, uko yakomeje kugenda abivuga uyu Ignatius Kabagambe. Hanyuma ibyo ngibyo, hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka turebe imvano y'igitekerezo cyo gushyira ibiro by'umukuru w'igihugu ku Kacyiru. Village Urugwiro ni ibiro by'umukuru w'igihugu biherereye mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo, byatangiye gukoreshwa bihoraho mu myaka irenga 30 ishize ubwo Pasiteri Bizimungu rero yayoboraga u Rwanda. Ni inyubako y'amateka kuko Abanyarwanda 50% bariho ubu bavutse iriho, hamaze kandi imyaka igera kuri 50 yubatswe mu mwaka w'1975 n'umuryango wahuzaga ibihugu bya Afurika cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa n'ibikoresha igifaransa, Organisation Commune Africaine et Malgache. Uwo muryango kuri ubu kandi wazimye, u Rwanda rwawinjiye mu mwaka w'1965, mu mwaka w'1975 nibwo rwari kwakira inama yawo yagombaga kandi kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bigera kuri 15. Byari ihurizo rikomeye cyane ku gihugu nk'u Rwanda, cyari gifite hoteli nke zitwa ko zikomeye nka Mille Collines ndetse na Diplomate zari zigezweho icyo gihe, ariko zifite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi baringaniye. Muri icyo gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama. Inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe ku mafaranga ya OCAM nk'uko Rucagu Boniface yigeze kandi kubibwira itangazamakuru. Inama ya OCAM irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriwe kandi Leta y'u Rwanda nayo izihinduramo hoteli yakiraga abifite muri ibyo bihe. Nubwo Village Urugwiro yabaye hoteli mu gihe u Rwanda kandi rwabaga rwakira inama zikomeye, yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi ba leta. Urugero ni ku itariki 21-22 Gicurasi umwaka w'1979 ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya gatandatu ihuza Ubufaransa na Afurika, yanitabiriwe na Perezida wari uyoboye Ubufaransa icyo gihe Valérie Marie-Reine Georges Giscard d'Estaing, nuko amakuru akomeza kubishimangira. Hanyuma mbere yuko iyo nama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga yo kwagura Village Urugwiro ndetse no kwivugurura kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira inama ikomeye cyane nk'iyo, nk'uko biri mu nyandiko zibanga za ambasade ya Amerika mu Rwanda muri icyo gihe kandi zashyizwe hanze na WikiLeaks. Uwo mwaka nabwo hubatswe Hotel Novotel Umubano, ati murasa Umubano Hotel kuri ubu, nabwo rero ku mafaranga yatanzwe n'Ubufaransa. Rucagu Boniface avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako no kuva appartement zisaga 20 zirimo amacumbi agezweho, ibyumba by'inama n'ibindi. Musare Faustin wabaye umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu yasobanuriye ku muyoboro wa YouTube wa PK Media 24 ko inyubako zikoreramo Perezida wa Repubulika zatangiye kubakwa ubwo yari umunyeshuri kandi ko wazubakishije bari baziranye. Ati bahubaka icyo gihe nari umunyeshuri, umuntu wubakishaga wayoboraga imirimo ati yari umuntu tuziranye, yari atuye hariya ku Kimihurura, arambwira ati hari ahantu twubaka inzu hariya Kacyiru, ngwino tujyane uze kureba. Musar
yasobanuye ko muri izi nyubako kandi higeze no gucumbikirwa abadepite kandi ko hanabaye hoteli mu gihe cy'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane muri Mata. Juvenal Habyarimana amaze gupfa ubutegetsi bw'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu yahise asesa inteko ishinga amategeko yongeye kandi kuyisubizaho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe. Abadepite ba mbere 70 kandi b'inzibacyuho batangira imirimo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri. Kubera ubuke bw'amacumbi muri Kigali, leta yemereye buri mudepite icumbi muri village Urugwiro, dore ko abenshi kandi babaga baturuka mu bice bya kure badashobora gukora bataha iwabo. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu habaye amatora y'abadepite. Rucagu Boniface aba umwe muri bo, ubwo yatangiraga imirimo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane, nawe ahabwa icumbi muri village Urugwiro. Umudepite yahabwaga icumbi gusa, ibyo kurya akimenya. Rucagu avuga ko mu badepite 70 abasaga 40 babaga muri village Urugwiro kuko babaga baturuka mu bice bya kure. Uwabaga kandi ifitiye inzu i Kigali yayibagamo, leta ikamugenera amafaranga y'icumbi. Icyo gihe kandi abadepite babamo inzu zasagukaga zakomezaga kandi kuba ibyumba bya hoteli bisanzwe, hanyuma abashaka kubiraramo bakaza kwishyura. Nubwo hari hoteli n'amacumbi kandi badepite, Perezida Habyarimana nawe yashyize ibiro, ariko akajya rero abizamo rimwe na rimwe kuko ibiro nyamukuru byari mu mujyi rwagati ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ubu. Rucagu Boniface ati iruhande rw'izo nzu ati haruguru ati yahoze reception niho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri izo nzu zose ati ahagana ku rwinjiriro yari yarafashemo inzu y'ibiro bye, ati izindi zose kandi zikomeza kuba hoteli. Yari ibiro bya kabiri, ati yazagamo nka rimwe cyangwa se kabiri mu kwezi. Buri nyubako cyangwa se apartment muri izo zari zifite hotel village Urugwiro yabaga ifite icyicaro runaka ibarizwamo, igiciro runaka ibarizamo. Rucagu Boniface wahabaye kandi mu gihe cy'imyaka igera ku 10 ari umudepite, avuga ko buri nyubako yabaga ifite ibyumba bitatu, no kuvuga ABC. Icyumba A cyabaga gifite ibyangombwa nkenerwa byose birimo uruganiriro, uburiri, ubwiherero, igikoni harimo frigo n'ibindi. Kikaba kandi kigenewe umukuru w'igihugu mu gihe kandi habaye inama cyangwa se undi muntu ku rwego rwo hejuru wakirayemo. Hafi y'icyo cyumba nyamukuru habaga ikindi bise B kiraramo umuganga w'umuntu mukuru waraye muri A. ni ukuvuga ko niba haraye perezida, muri B hararaga umuganga wese, nawe muri C akarara abarinzi be. Musare yavuze ko ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zari zimaze kubohora igihugu muri Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, hafashwe icyemezo cy'uko inyubako zo muri village Urugwiro kandi zatunganywa kugira ngo zijye zikoramo ibiro by'umukuru w'igihugu, kuko aho Habyarimana yakoreraga hari habi. Gusa ngo mu gihe izi nyubako zari zigitunganywa, ibiro by'umukuru w'igihugu byashyizwe by'agateganyo ahahoze urugo rwa Habyarimana i Kanombe, ubu ni mu kagari ka Kamashashi, murenge wa Nyarugunga, mu karere ka Kicukiro. Pasiteri Bizimungu yakoreye i Kanombe igihe gito mbere yo kwimukira ku Kacyiru muri village Urugwiro, nk'uko Musar yakomeje abivuga. Ati hariya Bizimungu ahakorera igihe gito, ati batunganya mu Rugwiro, ati nubwo nta bushobozi kandi bwahabonekaga ngo hatunganywe neza kurushaho, hanyuma rero tujya mu Rugwiro. Ati nyuma y'amezi make Perezida akorera i Kanombe. Musar yari umwe mu ntumwa za AFPR Inkotanyi zari yarusha mu biganiro by'amahoro byasinywemo amasezerano yo guhagarika intambara no gusaranganya imyanya muri guverinoma y'u Rwanda. Yasobanuye ko yatangiye kandi gukora muri village Urugwiro muri Kanama cyangwa se muri Nzeri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, hari ku butegetsi bwa Bizimungu. Ati wasimbuwe na Perezida Paul Kagame tariki ya 22 Mata mwaka wa 2000. Muri 2023 Perezida Kagame yakiriye Macky Sall wahoze ayobora Senegal, amutembereza mu bice bitandukanye bya village Urugwiro, harimo n'ahantu hari kuvugururwa icyo gihe. Akaba rero ari ibyo ngibyo kuri inyubako ya village Urugwiro. Hanyuma mu yandi makuru mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa nuko Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, Joao Lourenço, yasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangira vuba ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Kuva tariki ya 14 Ukuboza 2025 Perezida Lourenço yakiriye inshuro 3 mugenzi we uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, bemeranya ko ibiganiro kandi bihuza abanyekongo ari byakemura ibibazo biri muri iki gihugu bihereye mu mizi. Ibiganiro byombi kandi byafatiwemo uyu mwanzuro nyuma yaho Perezida Joao Lourenço ateye utwatsi icyifuzo cya Tshisekedi
wari wamusabye kumuha abasirikare bamufasha kurwanya ihuriro rya M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro za Mutarama 2026 Perezida Lourenço yamagaye abantu benshi cyane byitezwe ko bashobora kwitabira ibi biganiro barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, abanyamadini n'amatorero n'abo muri za société civile. Ku 23 Mutarama Perezida Lourenço yakiriye abahagarariye ibihugu byabo muri Angola abasobanura byinshi ku buzima bw'igihugu cye, ibyagezweho mu mwaka ushize ndetse n'uruhare akomeje kugira muri gahunda z'amahoro. Perezida Lourenço yagaragaje ko yishimira amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu u Rwanda na RDC byashyizeho umukono tariki ya 4 Ukuboza mwaka 2025, asobanura ko atanga icyizere cy'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Yabwiye aba badiplomate kandi ko ari ngombwa ko leta RDC na M23 yubahiriza amasezerano y'agahenge yashyiriweho umukono i Doha muri Qatar. Aboneraho kandi gusaba ko hatangira ibiganiro bihuza abanyekongo ubwabo. Ati agahenge kemerejwe i Doha muri Qatar hagati ya leta ya RDC na M23 kagomba kubahirizwa, mu gihe dusaba leta ya RDC na za société civile kujya mu biganiro bihuza abanyekongo gukererwa. Leta ya Angola yifuza ko AFC M23 yakwitabira ibiganiro bihuza abanyekongo. Ihuriro ryasabye Perezida Joao Lourenço kurisobanura niba kandi bidashobora gutesha agaciro intambwe zatewe i Doha ndetse n'uruhare rwa leta ya Qatar izagenda ibigiramo. Hanyuma yani makuru reka nce muri South Africa. Amabwire ku rukiko rw'ikirenga rwo muri Afurika y'Epfo rwatesha agaciro ubujurire bw'ingoro ndangamurage yo muri iki gihugu yari yasabye ko umukobwa wa Mandela ahagarika ibikorwa byo kugurisha ibikoresho byahoze ari bya se muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo bikoresho birenga 70 birimo urufunguzo rwaho yari afungiye, rinete, ishati n'ibindi bitandukanye. Yateganyaga kandi kugurisha. Uwitwa Mazikiwe Mandela n'uwahoze ari umurinzi wa Nelson Mandela muri gereza ya Robben Island yari afungiyemo bafashe umwanzuro wo kugurisha ibyo bikoresho muri Amerika kugira ngo amafaranga azavamo bazayifashishe mu kubaka ubusitani bwaho iyi ntwari ya Afurika y'Epfo ishyinguye. Gusa nubwo bimeze uko, ntabwo ingoro ndangamurage yo muri Afurika y'Epfo yigeze kandi byemera, kuko ikimenya ko hari ibikoresho bya Mandela bigiye kugurishwa yahise ibihagarika ndetse yandikira inzu ikora imurikagurisha byari bigiye kugurishirwamo muri Amerika isaba kubihagarika. Ubuyobozi bw'iyi ngoro kandi bugaragaza ko bwamenye amakuru tariki 2021 binyuze mu makuru bwasohoye mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza imitungo cyangwa se ibikoresho bya Mandela bigiye kugurishwa, ndetse ko byonyine imfunguzo ze ubwazo zagurishwa miliyari 1 ndetse na miliyoni 350 z'amadolari Amerika. Mazikiwe Mandela we agaragaza ko amafaranga azava mu kugurisha ibyo bikoresho azifashishwa mu kwita ku busitani bwaho se ashyinguye mu gace yavukiyemo kitwa Kuno mu burasirazuba bw'intara ya Cape yo muri Afurika y'Epfo. Niyo mpamvu rero urukiko rw'ikirenga rwo muri Afurika y'Epfo rwafashe umwanzuro w'uko uyu mukobwa wa Mandela akomeza gucunga umutungo wa se aho kuba ingoro ndangamurage muri iki gihugu. Mandela yapfuye muri 2013 afite imyaka 95. Hanyuma duce mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Babwire ko Perezida wa Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ubwo yashyiragaho guverinoma nshya yashyizeho umwanya mushya wa minisitiri w'intebe wungirije awushyiramo murumuna we witwa Tene Birahima Ouattara. Mu ishyirwaho rya guverinoma nshya y'iki gihugu, urebye izo ni impinduka zikomeye zabaye kuko guverinoma hafi ya yose itahindutse uretse Tene Birahima Ouattara wahawe inshingano zo gufasha kuyobora guverinoma. Robert Begle Mambe wongeye kandi kugirwa minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Tene Birahima Ouattara mbere yo guhabwa izo nshingano yari asanzwe ari minisitiri w'ingabo muri iki gihugu guhera muri 2021. Nyuma y'ishyirwaho rya guverinoma, minisitiri w'intebe Robert Begle Mambe yavuze ko gahunda ya guverinoma ari gukomeza imishinga kandi yari hari ndetse no kuyihutisha ndetse no gukomeza kandi gushaka icyateza imbere imibereho myiza y'abaturage. Alassane Dramane Ouattara atsindiye manda ya 4 yo kuyobora Côte d'Ivoire mu matora yabaye mu 25 Ukwakira 2025. Alassane Ouattara ayoboye Côte d'Ivoire kuva muri 2011 kugeza magingo aya ngaya. Hanyuma nabwiye ko turaza no kuvuga ku bya Board of Peace bije gukanguranya abantu benshi batandukanye, babwira ko iyi Board of Peace ibihugu bibiri gusa byo ku mugabane w'Uburayi nibyo byemeye kujya muri Board of Peace, urwego rushya kandi rugamije amahoro ku isi. Ibyo ni Hongria na Bulgaria, ibindi byose kandi byanze kurujyamo bivuga ko rushobora kandi kubangamira umuryango w'abibumbye. Uru rwego ni imwe mu ngingo
iri kuvugwa mu makuru mpuzamahanga, aho ibihugu kandi bitararujyamo bifite ubwoba ko bishobora kandi gufatirwa ibihano. Iyi ngingo ni ingingo abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho muri rusange. Ati ni board of peace. Hanyuma reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru. Babwire ko ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe ubufatanye na Afurika AFRICOM kuri gusuzuma uko zakora n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yatangajwe ubwo itsinda rya AFRICOM riyobowe na Colonel Michael Gachel ryakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo General Jules Banza Milambwe i Kinshasa ku 22 Mutarama 2026. Colonel Gachel na bagenzi be bo muri AFRICOM baganiriye n'abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano iyobowe na Leta RDC. Yagize ati AFRICOM yishimiye kandi ubushake FARDC ihorana n'ubufatanye bwayo mu gushaka uburyo bwo twakomeza kandi ubufatanye bwacu mu by'umutekano no guteza imbere amahoro. Ubusanzwe ambasade ya Amerika niyo ifasha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa ajyanye n'imyuga polisi y'iki gihugu, kandi igahabwa ibikoresho ikanafashwa kubaka za sitasiyo. Leta ya RDC imaze kandi igihe isaba Amerika kuyifasha kubaka inzego zayo z'umutekano, isezeranya ko nibyemera izaba abashoramari b'abanyamerika ibirombe by'amabuye y'agaciro. Byitezwe ko nyuma yaho Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu mu Ukuboza 2025, ubufasha Amerika izaha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bushobora kandi kwiyongera, niko byitezwe. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma babwira ngo andi makuru turaza kugaruka tureba n'ibindi byinshi biba bikomeza kugenda bivugwa. Ariko hagati aho ngaho ni ku munsi w'ejo babwiye ko uwitwa Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine akaba yaravugaga ko igisirikare cya PDF cyafatiye imbunda ku mugore we. Uyu ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda uherutse gutsindwa amatora nawe Yoweri Kaguta Museveni. Yashinje abasirikare ba kiriya gihugu guhohotera umugore we kugeza ubwo bamufatiraho imbunda. Kyagulanyi mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko mu ijoro ryakeye aribwo abasirikare babarirwa mu magana bateye urugo rwe ruherereye mu gace ka Magere. Yavuze ko abenshi muri bo bari bambaye impuzankano za CFC n'umutwe w'ingabo zidasanzwe, mu gihe abandi bari bambaye impuzankano isanzwe ya UPDF, naho abandi bambaye imyambaro isanzwe. Yunzemo ko abenshi ngo bari basinze. Robert Kyagulanyi yavuze ko nyuma yo kwinjira mu rugo rwe bamenye imiryango bacinjira mu nzu ku mbaraga, birangira kandi bafata imbunda ku mugore we Barbie Kyagulanyi. Rero ari byakomeje kugenda bivuga ku munsi